bakumbuza u Rwanda bakumbuza u Rwanda bari turabona ibara rimwe mu muzika n'abahanzi bamwe kuri afishe muri sinema n'abantu bamwe tujuru n'iki hari impamvu nuko izo mpano zitajya zigaragarizwa abanyarwanda kandi abanyarwanda nibo ba mbere bashinzwe kucaginga impano z'abanyarwanda. Ngaho z'abandi bo sinzicara nshurange maze ndihiri be nizihirwe ngwabahaza mbona bo sibati mutamuri zagenda shahu pfanya uburezi batigenda shahu pfanya uburezi atigenda shahu pfanya uburezi atigenda shaha pfanya uburezi. Yamani agatebe kari kanjabutse ariko ntari bimwe. Yo, wow. Serious bro. Man, ufite impano. Thank you. Bakoze cyane. Ngo yamamiho. Subiramo karirimba. This is the Hidden Talent Show. You're welcome. Yes, arakoze cyane umuvandimwe. Ladies and gentlemen, my name is MCT. This is the Hidden Talent Show. Iyi ngiyi ni MPTV online, National Picture online. Ni televiziyo yanyu iba online. Gahunda nta yindi no kugira ngo dukore tuzamura impano z'abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Ibi ngibi byose ni mwebwe tubikorera abanyarwandakazi. Hanyuma jya ukora kuri notification hirya cyane kugira ujye uba update kuri gahunda zacu. Hanyuma commentaire nizo zimakazi mbikubwira buri munsi. Commentaire yongeyemo ngasoma ndavuga ati ni gutya ngomba guhindura ibi ngibi cyangwa ngomba gukora ibi ngibi. Hanyuma tugakomeza kubana 5 to 5. Behind the camera muri kumwe na Maniga Rocky Lukman abwe ngo impano ni nyinshi cyane zizajya zigera hano ariko zikiri the hidden. Hari abantu baba bagishaka kugira cyangwa kuba bakora ibindi bintu. Ngiye nkunda kubabwira ikintu kimwe kivuga ngo ni gute igihugu gituwe na miliyoni 12 z'abanyarwanda cyangwa zinarengaho wajya kubona ukabona turabona ibara rimwe mu muzika n'abahanzi bamwe kuri afishe muri sinema n'abantu bamwe tujuru n'iki hari impamvu nuko izo mpano zitajya zigaragarizwa abanyarwanda kandi abanyarwanda nibo ba mbere bashinzwe kucaginga impano z'abanyarwanda. Of course today ndashaka kugira ngo tujye kubana n'abantu hano ni babiri. Biraza kudusaba ko turaza kumva akazi kabo kurusha kuvuga ibintu byinshi na action tunyaruka twumva kuntu bimeze. Kwanza tubanze kumva koko tubona amabande menshi hano mu Rwanda, tubona abantu bakora umuzika wabo mu buryo bwa live ariko
akenshi barifunga sometime bakavuga bati twebwe tuba turi hirya mu kazi kenshi, ariko se koko nibyo nibo bonyine bahari cyangwa hari abandi, hari ibindi byagakwiye kuba byanakorwa kugira ngo uruganda rwa muzika cyangwa se uruganda rwa music live rugireho ruva rugiye naho rugera. Niyo mpamvu y'ikibuga kitarimo competition nta kintu tuba turi gukora, tuba turimo guta igihe. Right now nimba mpera ibumoso cyangwa ndahera iburyo simbizi, gusa ariko mpere ko mwabanje kubona mwumvisha akagitari kiwe nabanje kumva ndumva ndavuga ati wow. Hanyuma reka tangira twibwira, hanyuma atubwire n'ukuntu gahunda zo, kuko nawe ari ni umwe mu bantu bamenye the hidden talent show, aratubwira ati why not nta kwifatanya namwe man, nanjye mukagaragaza impano yanjye hano kuri kamera zanyu. Hanyuma aratangira twibwira, anibwira abadukurikiye of course, hanyuma turakomeza n'uri ku ruhande nawe atwibwira. Bro, what's up? What's up? Bimeze neza. Ndakubona. Urambona. So tangira wibwira abadukurikiye aka kanya kuri MPTV. Amazina yanjye yitwa Odone, ariko abanzi muri gakondo banzi kuri Rwigema. Ndumva ari byo navuga. Ya Rwigema, Rwigema muri gakondo, akuramo iki gakondo, kuko ifite ibintu byinshi cyane, ifite step nyinshi cyane. Rwigema muri gakondo akuramo iki, bigenda gute? Ubundi kavuge gato ka background gato muri gakondo tu. Rwigema ni umucuranzi wa gitara acoustique accompagnement, nkaba narafonze bande bita Convena, akabe no nkoramo ubu ngubu, sibyo ko ibikorwa byayo byacendebereyeho gato kubera covid. Gusa ibindi bikorwa bijyanye na gakondo nakoze mu mukororombya, mbanamo n'abagabo bamenyekanye, harimo witwa Peter, yarazwi ku gasinino bita Wisara. Ubwo naho nakoraga muri gakondo ncurangana n'undi mukobwa uri gukoresha inanga gakondo. Yego. Sawa, urakoze. Ibumoso bwanjye nabwo ndi kumwe n'undi musore, n'umusore nawe numvishe mbere yuko dutangira ikiganiro numvaga kabisa ari umujama ufite mood nziza cyane. We sinzi kuntu ndamubaza, ariko nawe ndamubaza avuge background yiwe gateya n'imirimo yiwe ukuntu bimeze neza kabisa, hanyuma kugira ngo tubanza tujye no muri mood gatoya, banza twumvishe gatoya. Ewana bro, ariko wenda utabanje kujya muri background y'ibyo ukora, ubanza utubwire amazina yawe n'abakureba babanze bamenye umuntu turi kumwe aka kanya. Nitwa Harinda, narinze u Rwanda, uwanze u Rwanda we namutaye ishyanga, uwakunze u Rwanda we namwinjizemo, sinanze uwanze u Rwanda. Nkaba nitwa Harinda Imana Jean de la Croix, nkaba ndi umuririmbyi gakondo. Yo what's today ni gahunda ya gakondo. Hey, hari abantu bajya bavuga bati abaje ntago bajya bakora gakondo, sometimes gakondo ngo ni y'abasaza, ngo ni iki. Ubu ngubu ngiye kubereka icyo bita gakondo, ibindi barababeshya papa. Kwanza kugira ngo tubanze twemeza abantu ko dufite gakondo hano kwanza. Are you ready? I'm ready. Umva, ugiye kudukoma cyane. Sasa busetinga gitari yawe neza, hanyuma uyu musore nawe akore mu muhogo, ubundi tubanza twereka abanyarwanda ko gakondo ihari fresh zana kwijana. Twagiye Lucky, let's go. Yemwe bahungu ni muze tugina tujye imigambi yo kubyina ikizungerezi, nga urehebe iby'isi ni ikizungerezi, kina rugamba mu kwikinwa muri yo, nga urehebe iby'isi ni ikizungerezi, kina rugamba mu kwikinwa muri yo. Uzamutashe wa musore munyakazi, uzamutashe yasize umuhugeni mu nzu, niwo murenganya yo n'amashiri, nginga urebe iby'isi ni ikizungerezi, kina rugamba mu kwikinwa muri yo, nga urebe iby'isi ni ikizungerezi, kina rugamba mu kwikinwa muri yo.
uzamutashi wa mugore mukankusi uzamutashi yasize umugabo mu nzu niwo murenganya ubwo nuhubusama singa orebibye sinikizungereza kinarugamba mu kwikinwa muri yonga narifite imfizi nyitihiza rubanda buke mu gihitonda marihiza rage ndanga orehebe iby'isi n'ikizungereza kinarugamba mu kwikinwa muri yonga umwiza n'umubi sinabarenganya mu kabari hisa genda funagura ingingo nga orehebe iby'isi n'ikizungereza kinarugamba mu kwikinwa muri yo uzamutashi ibiganza bihiga bamariza uzamutashi amafota y'amarirungu nga orehebe iby'isi n'ikizungereza kinarugamba mu kwikinwa muri yo kinarugamba mu kwikinwa muri yo ngaha The Hard and Talent Show. Ibi ntabwo biba byoroshye, abantu benshi baba bazi ko ikinyarwanda cyangwa se abantu abajene bataba bazi ikinyarwanda. Wenda ndagaruka ku muririmbyi cyane wa gakondo, umucuranzi we ni gitari ni hirya gato, ahubwo ndashaka kugira ngo baze wenda uyu muririmbyi wa gakondo ubundi gakondo ubundi yikomora he, byagenze bite kugira wumva ukunze gakondo? Ku uyu munsi dufite icyo bita modern music, ariko nanone gakondo abajene benshi bibereye muri trap, bibereye muri hip hop, bibereye mu bintu nk'ibyo ngibyo, ariko we waravuze ati ngomba kuba ndi kuri gakondo, ndi ku muco, ndi mu rugo. So wabikuye wabigenje ute? Se igitekerezo cyaje gute? Byagenze gute? Murakoze ku igitekerezo cyaje rimwe na rimwe nkunda kubwira abantu ngo nibyo navukanye, nta muntu wo mu rugo cyangwa se wacu yigeze aba umuririmbyi. Nuvuga ngo ukuntu byaje, rimwe na rindi muri superiere urumva nigaga mu wa 4 segonderi nasanze itorero ku ishuri, mu gusanga itorero ndabyibuka kari mu barimo baririmba, ariko nakarimba kavuga ngo nyangezi dore nyangezi bushiru, dore nyangezi bushiru kurya yibu nyabungo nyangezi ayi nyangezi agacaca gacocero ningaruka ndagatema katazateguru ngano nyangezi. None numva ari akantu gasa nkaho kankuruyemo, none bari bageze nkunda burya uno mwami watwaye u Rwanda bwa nyuma bita Mutara gatatu Rudahigwa, numvishemo akantu nyine bamurimbamo bavuga ngo yakira mutara wa yuhi yicaye ku ntebe yegamiye ngoma. Numva ka kantu karangure, numva gakondo nyine ndayikunze, ntabwo nari nzi ko nzi kuyiririmba. Ari itoro nyine ryabaga mu kigaho nigaga bitaga imaranira kurusha. Nyuma nyine nza kujyamo ndirimba ku karimbo, aravuga ati wow, ufite impano kuki utayikoresha? Ntabyo nari nzi yuko nyine nanzi kubiririmba, numvaga ari bya bindi abantu bakogeza. Nuko umukobwa umwe bita Benita ne wanyegera arambwira uti ufite impano kuki utaza ngo uyikoreshe, ari umukobwa nawe uzi kuririmba gakondo byatara. Ariko nawe ati nanjye umukobwa ubwanye numva mwubashye. Nuko ninjira mu rugendo rwa gakondo uko nguko, nkazajya nzajya mu matorero atandukanye hano hanze, abantu bakambwira ati ufite impano urabizi, ngenda mbana n'abandi bantu bakambwira bati we courage uzajye ukomeza. Uyu muvandimwe rero ucuranga we twabanye kuva kera cyane tukiri abana batoye, twabanye kuva kera. Umunsi umwe nawe duhurira ahantu akubita akantu ndakarimba, arambwira ati wow, ntako nari mbizi ko nawe bino bintu burya ujye bibasha. Ndamubwira uti ndagerageza. Turabana tugenda dukora ahantu hagiye atandukanye, impano nyine iza kuba ubuzima igenda ikura uko nguko. Aho ndi hose niyo ndi muri dushe njya gushiduka nkumva ndi muri gakondo. Urumva nyine gakondo iranganza cyane kuruta uko
ibintu nyine byo hanze bindi byaba trap yaba nibyo ntago bimbuza kuzumva ariko nyine numvisha indirimbo ya gakondo yita numva igeze ku ndiba z'umutima uti uba wumva igeze ku ndiba z'umutima ariko none nkibaza nti gakondo ubundi gakondo abantu benshi ntago bakunda kuyihereza agaciro ifite kandi mu by'ukuri ifite agaciro kuko ni umuco wacu ni umuco nyarwanda tuba twibereye hirya iyo ngiyo za USA ariko se nk'umuhanzi ntago ndaza kwibanda cyane kuri background yawe ngo y'ubuzima ngaho wavukiye cyangwa iki ndavuga kuri career yawe nkawe nk'umuhanzi ndashaka kukubaza ikibazo kivuga giti baravuga ngo gakondo ngo ntago ishobora kugabura ngo nk'uko undi muzika wagabura ngo nkaye nk'umuririmbyi ngo sinzi ngo ibintu ngo biba bigoye ngo cyangwa zifite ba nyirazo ngo ibintu nk'ibyo njya mbyumva jwa ariko nkawe nk'umuhanzi wa gakondo ese gakondo ishobora kukugaburira ukavuga uti be gakondo iragabura cyane ariko cyane niko ngiye navuga burya buri kintu cyose iyo utakirimo uba uvuga uti se behind yacyo uriya muntu abirimo ni umusazi kamemu ni iki muri makeya ariko burya ikintu cyose iyo ukigiyemo n'umutima wawe ukunda cyambere ntabwo ugomba gutekereza ngo kizangaburira ni urukundo ukunda icyo kintu ni gute uzajya gukunda ibintu by'ahandi aho ngaho bukota amasimba utabanje ngo ukunde iby'iwanyu abanyarwanda nibo bagira umugani bakavuga ngo iyo ujya kurisha ihera ku rugo banza uhere ku rugo ubone kurenga izo mbibi zijya ahandi hanze ubanza wumva umuziki w'iwanyu kuruta uko wajya kumva uw'ahandi ni ukuvuga ngo uno muziki usanzwe abandi bakora yaba ba Bruce Melody cyangwa n'abandi ni mwiza bafite impano ni byiza ariko ntabwo bibujije yuko n'abagakondo barahari kandi nabo bafite impano ahubwo agaciro babiha niko gakeya kuruta uko bahibereza byandi byo hanze rero gakondo ni umuziki mwiza icyambere ni urukundo kugaburirwa burya biza byongererwa rwa rukundo ufitiye bya bintu iyo ubonye ibintu biri kuguhereza umusaruro uhita uvuga uti ni byiza ndabikunda biranunze bimaye iki bingejeje aha bimvanya bingejeje niyo mpamvu rero urukundo burya ukunda ikintu nicyo kibanza niyo mpamvu rero ngiye gakondo iranganza kuruta uko ngewe naganza kuruta uko undi muziki waza muri ngewe ngo uvuge ngo uranganjije niyo ndi kuririmba indirimbo zisanzwe njya gushiduka nkumva nahise nshiramo akantu ka gakondo nyine kahise kanzamo nkavuga uti gakondo ngewe ntabwo nyibamo yimbamo aragira uti burya iyo ushaka gukora neza uhera mu rugo ukagenda wagura kandi burya gakondo se wamugane ko tubona Amerika tukabona muzika w'abanyamerika hano mu Rwanda tuwucuranga kubera iki gakondo natwe itacurangwa muri USA ni mu mbero nziza ni na gahunda nziza kuri we byagakwiye no kuba umukoro kuri umunyarwanda wese ushaka kugira ngo muzika nyarwanda utere imbere umunyarwanda wiyumvamo ubunyarwanda original wenda kugira ngo tuze gukomeza turi muri mood nziza ndagira ngo uyu musore wo hirya ahangaha atangira dukorere mu miryamo dukubita kandi kantu kameze neza kugira ngo bano badukurikiye bumve kuntu gahunda zimeze bumve ko tutari gushakisha bro ni ibintu biturimo siko bimeze ni ibintu biturimo so ndagira ngo vuba mukanyuzeho abadukurikiye kuri MPTV bavuge bati wow agasaza gashira amanga kasanze inkumi iryamye katibyuka unyuza ibirenge nurakozwa na Nyabarongo hayiwe Nyabarongo umugezi utemba uramamihorere none uramamihorere none uramamihorere none uramamihorere none sinarinze uko inzara iryana iwe nabibwiwe na nyina wundi narabwiriwe ndaburara mu gitondo ndabusubira nizirika gashome muhunda hayiwe mbe bazaho ziragatwara
uramamihorere none uramamihorere none uramamihorere none uramamihorere none uramamihorere none mare batemba uwamaribori naramubonye korora ikimera cyebutsa ndebye ndori icyo kibibi cyamubihimbuye mu buranga kikamurangiza mu gituza kikamutemera mu mukondo numva ingoyi ndembye mikomi kibatsi kimama mu gihumbi n'igicumbi gicunituze n'igicaniro cy'urukundo yarugukwiza rukakotsa ntuhunaka ngo urwikure yarugukwiza rukakotsa ntuhunaka ngo urwikure ibintu nk'ibyo nyine. Yo, wow and wow, wow and wow. Serious bro, man ufite impano. Thank you. Hey. Ngo yamamiho subiramo karakaririmba agasaza gashira amanga kasanze inkumi iryamye igatibya ukunyoza ibirenge nurakozwa na Nyabarongo hayiwe Nyabarongo umugezi utemba uramamihorere none uramamihorere none uramamihorere none uramamihorere none. Umva wallahi sample sa nta nubwo mubiburanaho nta umva gakondo irahari mu Rwanda for sure kandi mu rubyiruko nicyo kiza kiba kinahari. Abantu benshi baba bavuga bati utari umusaza utari icyuza uzumva nande watari umusaza ugukurikira, ariko wallahi ndabikunze gakondo bigiye gutuma nkurikirana ibyayo umurongo ku murongo kabisa mvuga ati ibintu bimeze gute. Wenda tunagira nje nakubwiye ngo turibanda kuri career yawe yo kuri gakondo tuvuge duti hari uburyo ki ibintu bigomba gukorwa se cyangwa n'uburyo ibintu bigomba kugendamo. Ndashaka kubaza ikibazo kimwe cyangwa bibiri. Ubundi wabwira nk'iki ari umupeti uvuga ati gakondo njyewe sinayaminiyamo nago nayibasha kuyijyamo cyangwa se mbabona nta kibyazamarira cyangwa se mbabona nta uzankurikirana kuko abapeti benshi bibereye muri drill bibereye muri hip hop bibereye muri bintu nk'ibyo. Wamubwira iki mu rwego rwo kumumuhumuriza umubwire ko gakondo nayo nta kibazo iteye? Ikintu cya mbere namubwira njya kubwira n'inshuti zanjye kunda u Rwanda. Kunda u Rwanda ari indirimbo ntago nzi umuhanzi wayiririmbye ariko yaririmbye agace gato naragafashe aravuze ngo sendaga u Rwanda mana yihi Rwanda sendaga u Rwanda. Urumva nyine yarari gusaba Imana ati Mana mbabarira njyewe undage u Rwanda rungemo ndubemo nyine muri make rwo ruze rumbemo none ngende uturemo nuza amateka cyane y'u Rwanda niyo nkunda. Umwami bita Kigeli kane Rwabugiri yigeze kuvuga ngo ari umwe mu banyarwanda bari bakosheje cumuye ku gihugu cy'amahanga araza nyine amuhisha mu Rwanda ko nawe yari umunyarwanda. Urumva yari umuturarwanda yari umuturage w'u Rwanda kandi ubwo yari umwami uyoboye u Rwanda. Yaramubwiye ngo bari baje kumushaka aramwimana aravuga ati ntago nanze gutanga wowe nanze gutanga u Rwanda cyane. U Rwanda biva ku nshinga bita kwanda kwaguka muri makeya kwaguka. Ni ukuvuga ngo rero kugira ngo gakondo yaguke icyo nabwira uwo mwana ushaka kujya muri gakondo mbere na mbere banza ukunda u Rwanda n'ukunda Amerika. Kunda u Rwanda ukunde ba Cecile ukunde Cecile ukunde Masamba sibyo ukunde Masamba ukunde Sebatunzi ukunde Sebatunzi ukunde Rujindiri. Abo ni abahanzi b'u Rwanda ndimo ndavuga. Nuza no Kayirebwa niyo yigeze kuririmba ngo urumva yigeze kuririmba karimbo bita cyenda keza kavuga ngo tarihinda
urumva ngo yararimbyemo akantu aravuga ngo aho tarihinda harihinda mama ngaho se ndeba ndebe hinda mama nahizihirwe nyabuhure hinda mama turamembi se ndaguhemba inyana yigahaju mama turameti se ndaguheta inyana yisinde hinda mama we hinda mama tahari hinda mama abaririmbyi baririmba hinda mama nyine avuga ati rushindira arabanza bombi na rurangwa urumva nyine yavuzemo abahanzi b'u Rwanda iyo ndirimbo numva nyine iranyubatse akazajya avuga nyine abarusha abandi akavuga ibyiza by'u Rwanda rero mbere na mbere itaka u Rwanda ukunda u Rwanda ukunde gakondo wumva yuko ushobora kujya kumva Kevin sibyo ukavuga utari ko reka manze meri wacu ya trap mbanze numve na gakondo ubwayo gakondo nayo yakugaburira gakondo ni umuco nyine ukurimo reka tubanze dukunde iby'iwacu twikunde tubone gukunda abantu burya n'itegeko ry'Imana ntabwo uzajya gukunda mugenzi wawe utarabanza ngo wikunde dukunda iwacu tumvuye ko n'iby'iwacu nabyo ari byiza rega burya ibintu ni abantu ibintu ni abantu babikunze umuntu yabikunda niyo mpamvu nyine buri gihe ngiye gakondo iranganza numva nyine n'uturimbo numva buri gihe ubundi nibwo buzima naba ndimo kurusha bwo uko bwaba bundimo ati ni ukubanza gukunda u Rwanda kugira ngo ukunde gakondo of course ugomba gukunda iwanyu kuko iwanyu ni iwanyu nta nikihahindura iwanyu uko wabyazagenda kose waba uri iyo za Amerika waba uri za Canada of course ukeneye kugaruka mu rugo sasa turi kugenda tugana no ku musozo turi kunyaruka cyane ndagira ngo wibwirire abanyarwanda cyangwa se abanyarwandakazi wowe ubundi kuri gakondo yawe naho imaze kukugeza byabe byose hari ahantu wavuye hari naho umaze kugera niki wifuza ni iyihe takiti yawe muri gakondo ni ikihe cyerekezo kuri gakondo ese urashaka kuvana ibintu byawe ku ruhe rwego ukabigeza ku ruhe rwego kuko abanyarwanda nibo bajajinga impano z'abahanzi babo nta wundi muntu uzazijajinga ukababwira ati nge nkeneye kugera ku ibi ngibi navuye aha ngeze ku ibi ngibi ndashaka kugera ku ibi ngibi bivuze ngo bakeneye future yawe ni ukuvuga ngo gakondo yanyigishije urukundo mbere na mbere gakondo inyigisha ku bana gakondo yanyigishije umuco inyigisha kwita ndetse no kugira gute no gufasha gakondo ahantu yankuye ni ukuvuga ngo mbere na mbere yaraje banzitura mu mutima wanjye numva ngenda nezerewe aho ndi ubu naho gakondo yangejeje nabo mbere na mbere yarabanje muza n'abantu icyo ni ikintu cya mbere kandi burya nawe waba mwisi wenyine gakondo yamuje n'abantu gakondo ni ikintu nakunze ndetse nzakomeza nkunda mpaka kuko nakubwiye ngo niyo ndi muri dushe ndi koga niyo ndimo ndisiga niyo ndi mu kazi aho ndi ibyo mba ndi gukora byose njya gushiduka nkahita numva hajemo akantu ka gakondo uko nagiye mba mu matorero agiye atandukanye nkahita numva akantu ka gakondo karazamutse nk'uku nguku turanga indirimbo nyinshi ziba zirimo zirambiramo nk'iyo umuntu nyine aje nk'uku nguku akanyibutsa ibintu nkahita nyine nibuka nyeba mu itorero ndi imbere ndi gutera abandi bikiriza nibuka indirimbo twembaga za bene Imana abantu benshi babaye mu matorero barabizi indirimbo ivuga ngo iriya ngo rwanikamihe tugira amararo ugira amararo nk'uwayaraye nge nzigira ruguririya iwabo wa mama n'amasenge iwabo wa mata vunimitozo nyine nkazanumva nyine indirimbo nyinshi n'umungu aka kanya zirimo zirambiramo nkavuga utari ko gakondo ibyo ari byo byose izageraho inkungurano nshaka kuba nava kugira ngo buryo ugere ahantu n'abantu bagufasha urabizi buri kintu cyose kiba ari fondasiyo ya mbere buryo nta muntu wimenya baramenye nk'uko Rwigema yamenye akambwira ati ufite impano why not kuki utayikoresha ubundi
ngiyo mana ikomeze ikuganze ntuyiryamire naho ndi tuba tuvugana nkamubwira uti nanditse akantu gutya hari akandi karirimbo keza uku nguku ati ndetse nta kundi kuru twabigenza akambwira uti hindura amaka ngaka ndumva twajya muri gamini nkavuga uti ni umuvandimwe twabanye kera cyane tukiri abana tutarakura cyane ariko ibaze umuntu mwabanye kuva mu wa mbere primaire mukaba mukiri kumwe na n'ubu ngubu urumva ubushuti buba burimo buba burenze rero ikintu nabwira abanyarwanda baze bamenye izo mpano ziri hasi abo bandi bagize aho bamara kugera none uko kari nabo babasunitse nibaze babona impano ziri hasi mu Rwanda mu gihugu gituye miliyoni 12 tukaba twumvamo ba Ruti Joel tukumva ba Masamba ba Cecile gusa aribo bantu bakiri muri gakondo tukumva no Kararisa Karasira ni ibintu biba bigayitse kubona ari abantu bake bari kurimba gakondo rubyiruko dukangukire gakondo dukunda umuco w'iwacu n'uwatugize abo tutaribo tureke gutatira ngo tujye kure cyane y'ibyo twarazwe n'abagihanga sibyo tuze dukunda umuco w'iwacu ko n'umucuranzi ngo yavuga uti ngewe ndiyemeza gucuranga gakondo gusa ngenda nakubwiza ukuri ari umuntu kare twaganiriye bita Peter niwe wambwiye ati ntago wabuze kuririmba indirimbo ya gakondo ngo izindi ndirimbo izo arizo zose zikunanire kabisa harimo ubuhanga bwinshi harimo ubuhanga bwinshi buhishe tuze nabwo tubucukumbure biragayitse kubona bavuga ngo umuziki wa kera ni mwiza kuruta ubu ngubu kuki none ubu ngubu nawe utaba mwiza message rero natanga ubutumwa nangeza ku banyarwanda bo muri hose mwe muri gukurikira iyi TV mufate izi mpano ziri kuza zibagana muzigeze kure ari abana benshi cyane bari hano bafite impano ariko izigaragara ni nkeya cyane kabisa n'ababigiramo ubushatsi rujya muri gakondo agahita avuga ati ngana nta ntuzibamo ntabwo igabura reka mpite njya muri trap usanga umuntu yagiye muri trap nyamara aracyari kuguma n'ubundi handi hasi n'ubundi yarari burya icyo ukunda kirabanza kuruta icyo abandi bantu bagukundira we banza ukuri kikurimo wumve yuko ugikunze utanga ubutumwa kandi bwiza bugera hose nicyo kintu numva kiri muri ngewe ndashimye MPTV ndayishimye cyane kubona iri gukurikirana impano zikiri hasi cyane kubona itumira abantu natwe ba gakondo ubundi akenshi usanga twe twibereye mu bukwe cyane usanga twibereye mu bukwe cyane twibereye hano mu biro bigiye bitandukanye mu intore mu gihe zisoje urugerero ewan nibaze dukore gakondo yacu iyi niyo gakondo nyine nkuko Jules Sentore yabiririmbye tuzamura iwacu natwe batumenye ese kuki tujya kumva Nigeria tukumva za Maserati tukumva ba Davido tukumva za ba Wizkid ariko tukibagirwa ko no mu Rwanda dufite umuziki wacu gakondo nibaze tuwumve tuwukurikirane tuwukunde dufashe nabandi burya ushobora kuba utazi kuririmba ariko inkunga yawe muri gakondo ikenewe hari ahantu wasunika umuntu kandi notification kuri MPTV bakabona umuntu urimba gakondo nkanjye ejo n'ejo bundi bazongera babona undi ejo n'ejo bundi wenda nzongera ngaruke simbizi dukomeze tuzamura izo mpano tubikunde kandi bitujyemo dukunde ibintu by'iwacu man aragira ati nta kundi rero gahunda nta yindi ni ukugira ngo tuzamure izi mpano nta n'impamvu n'imwe rega ibihari narababwiye abanyarwandakazi nta mpamvu n'iyi n'imwe ibihari yo kugira ngo abantu muri miliyoni 12 zirenga tubone fame ifite abantu batarenze 500 wapi biriya bintu ntago ari byo niyo mpamvu The Hard and Time Show yaziye ku bwawe ufite impano MPTV National Pictures TV yaziye wowe ufite impano nta yindi gahunda uba ufite nuko ureba hariya hasi gato kidogo ubonamo contact zacu hanyuma ukaduhamagara ukatugezaho impano yawe hanyuma tukazagusanga aho uri hose reka njye mbashimira cyane mwebwe mubana natwe umunsi ku munsi wenda turimo gusoza ndashaka ngo nibaze uyu mujama yavuze ko yibera muri gakondo cyane kurusha kuba mwimizika yo hanze ahangaha iyi ya Nigeria cyangwa se modern music ndashaka kujya mwibarize ko wenda nta karirimbo wenda ko mw'iyi minsi cyangwa ko mw'ibi bihe cyangwa se ko mu muzika wa modern byibura yababasha nakabanza dukubitiro twumva ariko ko bigenda bicamo fresh karahari hari umuntu wakankundishije
niyo mpamvu nanjye kuba navuze ngo mba muri gakondo ntabwo imbuza kumva iby'iwacu. Abahanzi turabafite beza cyane bakiri no kuzamuka, ba Juno Kizigenza, ba Neringabo, nyine abahanzi bashoboye barahari cyane. Ariko nyine ndimo ndi gukunda ngo ya Ivan Bravani bita Supernatural. Aha, supernatural. Hanyuma supernatural ndayokeka kuva uyikunda yanayize geragezaho gatoya nka vasi imwe, hanyuma n'abanyarwanda bumve ko byibura wa magana utibanze cyane muri gakondo. Gakondo ni uko kazi kawe ni wo muco wawe, niko bikwiye no kugenda, ariko kunakurikirana byibura ukavuga ati nizi n'impano zacu nazo zigomba kuba zihari. Ndakazi nagerageza gato nubwo ari igihe gakondo ihita inganzamo. Gerageza ho gato. It's so special what we call Makale night, so we love died. I'm galant, I'm living it. I think she wants it by purple girl. When I tell her she doesn't believe me, it's not a lie. These feelings are real. I'm in love for supernatural, 25 and define the earth. Now 1 + 1 = 1 when I'm with my number one. Yeah, yeah, yeah. I know my girl, she loves me, and she knows that I do too. Yeah, she knows. Yeah, yeah, I know. Oh, I know my girl, she loves me, and she knows that I do too. Yeah, she knows. Yeah, yeah, I know. Nyine karangurana man. Iyi ndirimbo nanjye ndayikunda, supernatural, icuranze neza, ifite piano nziza cyane, imeze neza cyane. None byagera kuri kakana ngiye aywana nakantu gakoze neza cyane, kudeshapo kuri Iva Bulavane, nawe ni impano y'abanyarwanda bafite, imeze neza, imaze no kuba yakora byinshi, ariko nabo bagifite byinshi byo gukora, kuko iyo tubona nka muri East Africa dufite Diamond Platnumz ari ugenda gakubita hari hakurya, tukabona muri za Nigeria bari gukora cyane, twareba mu Rwanda tugasanga turagarukira hirya hangaha, ntago ari kuba bigomba kugenda. Dufite akazi kenshi, ntawamenya muri gakondo ejo bundi wabona fame tuzaba dufite muri za BET Award, uyu mugabo ahagazemo ntawamenya, kuko n'uyu munsi cyangwa ejo bundi ibintu byose ni urugendo step by step. Ntawamenya kuri MPTV hazaza umusano umwe umunsi umwe ujye kumva wumve kuri Billboard indirimbo irimo guperformingwa neza cyane, cyangwa irimo gukurikirwa. Ntawamenya nico twaziye, nico tugomba no gukora, nico twifuza, nta kindi no kugira ngo impano z'abanyarwanda zive ku rugero rumwe zijye ku rundi, kandi u Rwanda rugiye competition. Nk'urugero muri za Nigeria ujya kubona ukabona hari nk'abahanzi benshi cyane, kugira ngo ufatishe Lagos my friend biba bigoye, niyo mpamvu iyo uhafatishije uba wabaye cyamamare. Dusoza wenda na brother uyu nguyu umucuranzi wacu uyu munsi, nawe wenda hari ikintu yavuga kuri gakondo gace, kuko nawe yihebeye gakondo, ariko we aravuga ati ngewe nzaba kubita gitari mu vamvare kabisa. Ndagira bro, nawe mu magambo make, nawe gakondo hari cyuziho, hari icyo nayifatiraho urugero ngo umuvandimwe yabivuze ati uyu mugabo twatangiranye kera cyane afite nenosiyo nyinshi cyane kuri gakondo. Gakondo wowe urayivugaho iki wenda mu magambo makeya? Eske wa magane kuko yakugaburira, eske yakuvana ku rwego rumwe ikakugeza ku rundi, eske hari byinshi cyane yakugezaho, cyangwa se hari naho yakwambutsa ukanarenga bro? Ngiye cyo navuga kuri gakondo, hari ukuntu tubona tugisinziriye bamwe, kandi ugasanga hari umwanya munini duha ibindi by'abandi, kandi ibyacu biryoshye byahataye. Buriya nanjye nabikundishijwe, nanjye niberaga mu nkongomani ziraho, ariko mpuye n'abavandimwe nk'abo bagenda babinkururamo, nanjye numva koko mbyisanzemo gutyo.
ahubwo mboneyeho umwanya wo kubwira umuvandimwe burya aranantunguye ntabwo nayemerutse ijwi rye twayirukanaga kera ariko kera bakundaga kuvuga ati ngura agapfuryo nanjye kankutuke mwana uragapfuryo byaranshimishije kuba umuvandimwe nawe hari ukuntu yiyubatse muri ubwo buryo biranagabura abantu babitinya biragabura rwose ubu ngubu amazu turayikodeshereza wenda tuzanayagura yacu we never know kandi reka mbwire n'abanyarwanda ko ibi ngibi atari byo dukora gusa wenda no gusoza turandika umuziki dushobora kuba twakompoza indirimbo zigiye zitandukanye tukazigurisha ku bahanzi bagiye batandukanye dukurikije karita zabo dushobora kuba twakora gakondo zigiye zitandukanye ubukwe amaniveriseri ibirori byose bigiye bitandukanye turagutwikira ntuzazuyaze kutuhamagara rwose n'amanimero wenda turanayasiga kuri ekara muzayabona ariko ubwo n'abandi bafite urwo ruhare rwo kuba badushyigikira rwose nimudushyigikire turabakunda dukunda u Rwanda rumva bamwe wenda ntabwo twaruvukiyemo ariko twarakuze tubona koko ibyanyu ni byiza cyane man hanyuma wa mugane bafite ibintu byinshi byo bakora byinshi binatandukanye kuko gakondo ntabwo igarukira ku muzika gusa wa mugane hari ibyo by'amatorero mu makwe kuvugira inka byinshi cyane niyo mpamvu baraza gusiga ama contact yabo cyangwa se n'ama social media yabo bakoresha hanyuma mukajya mubavugisha cyangwa se mwaba mubakeneye mukaborienta niyo mpamvu rero gahunda ihari nimwe cyangwa se cyo tugiye gusorezaho bagiye gutanga contact zabo n'ama social media yabo mwabasangaho hanyuma nibamara kubivuga barahita badukubitiraho tundi tuntu nka tubiri tumeze neza hanyuma turata dusoza of course turahera ibumoso bwanjye uratanga ukuntu bakubona abantu baramutse bagukeneye ukuntu abantu bambona kuri Instagram nitwa Luga Muta ushamo _ ugashiraho Muta kuri Facebook nitwa Ruganzu Kurwa Mutaneshwa Ruganzu Kurwa Mutaneshwa yego none kuri channel ya YouTube naho ni Luga Muta shiramo _ ukandika Luga Muta shiramo _ ugenda ubona utuntu twagiye dukora rimwe na rimwe twicaye ahantu turacyabikunze hanyuma contact yawe nka WhatsApp cyangwa se aho bakubana handi hantu nko kuguhamagara nimero ya WhatsApp ni 078 74 13 195 man nawe uratanga communication wenda n'abanyarwanda kugira ngo baramutse bagukeneye babe bakubona ku buryo bworoshye ngiye baramutse bankeneye nk'uko mugenzi wanjye abivuze ubwo yataze na contact ze turi nk'ibimane ariko nkanjye kuri Facebook nitwa Rwigema Odone hanyuma contact zanjye wanansanga kuri WhatsApp ni 078 7 2 8 3 15 man barakoze cyane rugamba Rwigema Plito kwizo contact ziwatanze no muvandimwe hirya hangaha Imana ibaho umugisha kuba mwitabiye bada wenge wenda shima cyane burya iyo muvuze muti mukavuga muti reka tugende man wa mugane impano zacu zikeneye kuvugira aho ziva zikanagera kandi nibyo abanyarwanda ho muri hose nge nakubwiye ngo hari abantu nigeze kubwira gutya ndabaga ati hari umuntu uri Rusizi ataze Kigali ariko afite impano kabisa ari wa mupeta uvuga uti bien uyu nguyu nta kindi mba ngusaba contact niyo mpamvu tuzishyiraho wewe call me cyangwa se unyandikire kuri WhatsApp cyangwa se wandikire Lucky behind the camera cyangwa se wandikire team nini cyane ya MPTV hanyuma tugusanga werereye hose ushaka kuba utari Kigali uyumva mu mateka why not ta crossing Kigali ukayifata man so ndagira mu dukubite rero akantu kamwe cyangwa tubiri hanyuma abanyarwanda bavuga bati cyakora mudukumbuje wa mugano Rwanda hari n'abantu baba bari muri diaspora bavuga bati mudukumbuje Rwanda vraiment bakumbuza Rwanda bari reka noneho n'abakumbuza umuhanzi nkunda kandi cyane bita Kamariza twagiye tumwibuke rwose
yemwe nshuti twabanye, yemwe mfura z'iwacu, nimuze dutarame tuhiga umwanzi igireyo, nguyu mumararu ngunaze mumuhurore mushirini bakumutima, nguzababaza we simuzamubwire ngo tinguyu wima naye yabaremeye. Nguyu bahoze iteka, nguyu mumara agahinda, nguyu ukesha igitaramo mutamurizaza bizihiza, ngaho z'abandi bo sinzicara nshurange maze ndihiri be nizihirwe, ngwabaza mbona bo sibati mutamuri zagenda shahu pfanya uburezi, batigenda shahu pfanya uburezi, atigenda shahu pfanya uburezi, atigenda shaha pfanya uburezi. Wow. Man, ibi bintu banza zana kandi Zana kandi zana kandi kabisa, zana kandi dusoza. Nta kibazo, reka kurimba akantu gato gatoya gato. izuba rirarenze, iri rimwe ry'abashumba, inka z'iwacu ziratashye, abiriwiyo bari nyakura, abimuhira bari anagura, icyuya mu gahanga dore umunsi uragiye, icyuya mu gahanga umunsi urashize. Ukwezi kuracanye, inyenyeri nazo ziraje, ikamba ryazo rirazisanga, rirasabagira kw'ijuru ry'iwanyu, ku kirere cy'iwacu niko kabyino, ngaho se jya mu nzu dore imbeho ni yose, genda ufata agapira ukinge mu gatuza. Ibitotsi ni byinshi, urugendo narwo ni rwose, uyu munsi sinyikubonye, fata iyo nzira imwe yo mu nzozi, duhurire yo mu mpinga y'umusozi, iwabo wabatashye aho dukura abana mu mpeta y'umubano, ibanga rya gihanga. niuje ntumbonera umbabarire mugenzi, ntago bizaba ari ukukwanga, nawe urirebera iyi si irafuna, tuyirukankamo dushaka kubaho, wowe aho uri hose jya wibuka utakambe, unambire ubishaka nanjye nige gutamba, unambire ubishaka nanjye nige gutamba.
rugamba. yamani agatebe kari kanjabutse ariko ntari bimwe. Reka nshimire cyane abatumirwa b'uyu munsi, of course mpereye iburyo bwanjye ni ubumoso bwanjye, ndabashimiye. Impano baha umugisha brothers, nitwongera no kubahamagara undi munsi wenda ibikorwa byanyu byagije move bikora cyangwa se mukeneye izindi nyunganizi, ntari biturahari as MPTV online ya equipe nini cyane tubana cyane. Reka mbashimira cyane abari bakurikiye MPTV online. Remember to subscribe kugira gahunda zibe zigenda neza cyane, hanyuma gahunda notification niko biba bimeze hirya kugira ngo ubura update ku nkuru zacu, hanyuma commentaire ni gahunda iyo ugiyeho niko kazi uba ugomba kuduhereza. Nshimira cyane Mika Fashion uba watuhaye umwanya nawe mu bikorwa bimwe na bimwe tuba tugomba gufatikanyamo. Nabwiye ngo ukeneye agakoti k'agatariyane cyangwa se ukeneye kwambara neza cyane, gana Mika Fashion hano kwa Rujugiro, nawe unamushaka ku mbuga nkoranyambaga ziwe zirahari. Nshimira cyane kipe nini cyane ya MPTV abanyamakuru, nshimira cyane behind the camera Lukman ubu kubagezaho aya mashusho bameze neza cyane. Reka tuzongere kubonana inshallah, hanyuma gahunda y'icyumweru na gahunda yo kwirinda COVID-19. Banyarwandakazi murabizi turi mu bihe bibi cyane, mukomeze kubahiriza amabwiriza ya Minisiteri y'Ubuzima, hanyuma ubundi tugira ubuzima burambye, tuzatsinda icyorezo, tujye dukora ibintu neza cyane, n'amakwagaruka abahungu babona akazi, ibintu byinshi cyane. Hanyuma Imana ibaha umugisha, reka tuzongere kubonana mw'iminsi cyane. Ibiganiro byo biracyaza, impano ziracyahari, nababwiye ngo ntarakora impano zingana nka miliyoni kw'iki kinyamakuru, ntago nzigera ntuza. My name is MCT, I'm out.